tuba mu isi irimo abantu bafite ubushobozi bwo gukora ibikorwa bitagira ibara, ubujura, kwicana, ubugome, kwangiza iby'abandi, urwango. Bisa naho iyi ngiyi ariyo miterere kamere n'imigirire ya muntu. Ibikorwa nk'ibi ngibi bo mu iyobokamana babyita ibyaha, na sosiyete cyangwa umuryango mugari tubamo twese tubyita ibyaha. Haba iyobokamana, haba umuryango mugari, izi nzego zose zahimbye uburyo butandukanye bwo kubirwanya cyangwa se guhangana n'ababikoze. Uramutse ufashe ubu buryo iyobokamana ryashyizeho mu gukumira ndetse no kurwanya ibyaha, ukabuhuza n'uburyo umuryango mugari washyizeho mu gukumira ndetse no guhana ibyaha, twatsinda ibyaha, ibyaha bikavaho burundu ku isi. Ninde ukuraho akanababarira ibyaha? Ni ababikorewe, ni umuryango mugari, ni Imana, ni abayihagarariye mu isi. Tekereza iyi si itabamo ibyaha. Kurara mu nzu tukabikora kugira ngo twirinde imbeho, imvura ndetse n'inyamaswa. Inzego z'umutekano na leta bitabaho, abantu bose bapfa bazize indwara ndetse n'ubusaza aho kuzira abandi. Inshinga kwiba, kuriganya, kwangana zitaba mu rurimi urwo ari rwo rwose. Iki gihe ni bande bari kuba kuri iyi si? Ni bande batari kuyibaho? Iyobokamana ryari kubaho? Buri mwaka iyo habura iminsi 3 ngo abakristo bizihiza izuka rya Yezu Kristo, habaho umunsi bita uwa gatanu mutagatifu. Ni umunsi abakristo bose bo mu isi bibuka ibambwa ry'umucunguzi wabo Yezu Kristo. Kuri bo uyu munsi ntago ari umunsi w'ibyishimo, kuko wibukwaho inkuru mbi. Bavuga ko Yezu Kristo ari umuyahudi woherejwe mu isi n'Imana ngo yigishe abantu gutandukanya ikibi n'icyiza. Yaje gufata ibyaha byose abyishyiraho, maze ahabwa ibihano ubundi byagahawe abakoze ibyo byaha. Muri Filipine, umujyi nka San Pedro, haba hari umukorerabushake wemera gukorerwa nk'ibyo Yezu Kristo yakorewe, akabambwa, agaterwa imisumari, agakubitwa ndetse n'ibindi byinshi yakorewe. Umuntu ubishaka yambara imyambaro byemezwa yuko ariyo Yezu Kristo yari yambaye igihe ajya kubambwa. Bakamukorera umusaraba munini cyane, bakamuzengurusa mu mujyi. Abasore bambaye nk'abasirikare b'abaromani bakamukubita ibiboko bya nyabyo, bya bindi kubita bikagukomeretsa. Nyuma bakamubamba ku musaraba, bakamutera imisumari bya nyabyo, bakamutobagura ibiganza byose, akavirirana amaraso, bakamukubita. Mbese neza nk'ibyo Yezu Kristo yaciyemo. Aho bitandukanira n'inkuru ya Yezu Kristo ni uko atava kuri uwo musaraba ajya mu mva, ahubwo wahava ajyanwa ku bitaro. Kiliziya Gatolika ntabwo yemera aya mahame, ndetse ntabwo yemera ko umuntu agomba gukubitwa ndetse agomba kwikomeretsa bene kariya kageni, ngo ibyo ntabwo ari byo. Ntabwo yemera kwibabaza muri ubu buryo. Mu mibereho yacu twese twemeza yuko guhanagurwaho ikosa ku warikoze bigomba guhanagurwa no kubabazwa ku warikoze, cyangwa se ubwo akibabaza. N'abana bacu iyo bakiri bato tubigisha aka kantu ko umuntu nakubabaza agomba kwikubita cyangwa ukamukubita, agomba gukubitwa. Murabizi mwese, iyo umwana muto arize uramubwira uti cira aha nikubite, cyangwa cira aha ngikubite niba ari ikintu cyangwa niba ari ahantu. Ikosa rihanagurwa n'ububabare bw'uwarikoze. Igihe mu Burayi hadukaga icyorezo cy'ubushita, abantu baketse ko ibyaha byabo ari byo byatumye Imana ibohereza iki gihano
iki cyorezo cy'ubushita, maze bakajya bafata ibinyafu bakikubita, bakivisha amaraso bakavirirana umubiri wose. Bamwe bagafata ibyuma bakikeba, bakivisha amaraso bya nyabyo bakababara cyane. Babwirwaga ko kwivusha amaraso bibaha amahoro muri ubu buzima ndetse n'ubuzima buzaza. Mu madini menshi igihe cyo kwikuraho icyaha wakoze ni igihe cy'akababaro gakomeye. Benshi kugira ngo ibyaha bakoze bibaveho baribabaza, abandi bakiyicisha inzara, bagaterera imisozi, bakamanuka indi, bakajya mu mashyamba, mu buvumo butandukanye, mu butayu, bakiyicisha inzara, bagasenga kugira ngo ibyaha bakoze bibaveho. Ariko mu nce zitandukanye zo mu isi, hamwe na hamwe si uko bimera. Hari amadini aho kwicuza ibyaha biba ari ibirori bikomeye. Mu isi hari abantu basengera mu idini rya Hindu. Abantu basengera mu idini rya Hinduism bagera kuri miliyari imwe na miliyoni 800. Aha ni 15 y'abatuye isi yose. Abahindu buri gihe mu kwizihiza umwaka mushya banakora igikorwa cyitwa Diwali, umuhango wo kwizihiza intsinzi y'icyiza ku kibi. Iyo umwaka ugiye kurangira, ndavuga tariki ya 31 z'ukwezi kwa 12 mu ijoro, ahegera saa 6 z'ijoro, ngo umunsi urangiza umwaka, bakora umuhango ugamije kwikuraho ibyaha byose bakoze muri uwo mwaka. Baba basoza, niwo munsi mukuru ukomeye kurusha iyindi minsi yose y'Abahindu. Mu ngo zabo, imiryango yabo yose bayateranye, bagateka ibiryo byinshi kandi byiza. Uyu munsi ni umunsi mukuru wubakiye ku mukobwa mwiza, umukobwa witwa Sita. Sita yari umwana w'umwami, akaba avatari w'Imana Lakshmi. Avatari ni umuntu cyangwa ikinyabuzima Imana yavukiyemo cyangwa se yakoreyemo. Hari abantu bavuga ko na Yesu Kristo yari avatari w'Imana. Sita rero yari avatari w'Imana Lakshmi. Lakshmi yari imana y'ingore, ikaba umugore wa Vishnu. Sita rero yigeze gushimutwa n'umwami w'amadayimoni witwaga Ravana. Ravana yari afite imitwe 10 n'amaboko 20. Sita yari afite umugabo witwaga Rama, akaba avatari wa Vishnu, akaba umurwanyi ukomeye cyane. Rama umugabo wa Sita yaje gutabara umugore we, aza yitwaje umuheto we, arwanya ingabo za Ravana, arazitsinda. Yarashe Ravana umwambi w'ingobe mu nda. Ravana arapfa, arokora umugore we. Inyandiko z'Abahindu n'imigenzo yabo bivuga ko abagaragu ba Sita ndetse na Rama bagiye bamena amavuta mu nzira kugira ngo bayobore Sita na Rama mu nzira ibasubiza mu bwami bwabo. Iki gikorwa rero ku Bahindu nicyo gihagarariye intsinzi y'umucyo ku mwijima. Uwo munsi rero bateka ibiryo byinshi by'amoko atandukanye kandi byiza, bakarambarara imbere y'ibibumbano bya Sita ndetse na Rama. Iyo bakoze ibi, baba bakuyeho ibyaha byose bakoze muri uwo mwaka. Baba babohoye imitima yabo nk'uko Rama yabohoye Sita, akamukura mu maboko ya Ravana n'ingabo ze. Muri Hinduism hari icyaha, hakaba na karma. Karma ni urukurikirane rw'ibikorwa cyangwa se ingaruka n'umusaruro wabyo. Karma ni ubutabera kamere. Bemera ko ibiba kuri umwe muri twebwe biterwa n'ibyo yakoze mbere. Ukora ibyiza aba yikururira imigisha, ukora ibibi akaba yikururira imivumo. Bemera ko ibyago kamere biza ku bantu kubera kamere ko ibyo yakoze atabihaniwe. Ariho banahera bavuga ko umuntu mwiza w'inyangamugayo iyo agize ibyago twese tukamuririra, hadashobora kuburamo umuntu umwe utamuririra, ngo impamvu ni uko uwo muntu
aba ataramubereye umwizerwa, ataramubereye mwiza. Abantu bose batuye isi ntawe ukundwa na bose, ngo gusa nanone iyo ukoze ikibi ntabwo uhita uhura n'ibi bihano ako kanya, cyangwa se ngo wakora ibyiza uhite wakira imigisha ako kanya. Ni ibintu biza gahoro gahoro, intambwe ku ntambwe. Twese dukora amakosa, akenshi tukibeshya ku bantu tugacumura. Imyemerere yacu n'imyizerere tujya gushimangira buri cyumweru niyo itugarura ku murongo. Ni naho nsoje iki kiganiro ngushimira wari udukurikiye. Nitwizera Imana Gerard, nakagaruka. Ciao ciao. Imana ibarinde.